Uraho ntagushaka kumusuhuza se ninde ukweretse hano hantu ako si ubwa mbere nje hano narinje kukureba nyine si ubwa mbere uje kundeba se dufitanye gahunda oya mwarinde nari maze iminsi twarakubuze tugushakisha ahantu hose naje kureba uko umeze nyine yasanze urushinge bashaka gutyo kabiri kangahe se wongerera impuhwe ku buryo utumutwe umwari mwaramubuze mbere yaho se mutaramubura ari gahunda mwagirana okay umwari reka basi musaba imbabazi byabaye ndabyemera ariko ngiye icyo nshaka nuko wagaruka mu rugo hano hantu uri ntago ari heza pe urabizi ubugome bw'aba bantu batuye muri iki gipangu ufitiye umwana ngwino umwana aze abe kwase sibyo nuko nsaba imbabazi nuko nsaba imbabazi yego usaba imbabazi ntago rero turi mu kwezi ko gutanga imbabazi byihanganire shema wamvire mu buzima ariko mwari urabizi uratwite kandi umwana utwite n'uwanjye ese urumva undusha impuhwe aba bagome se urabagumamo undushimuwe se undushimuwe ngo urushimuwe ngo nyina w'umwana ngo abashaka kugira ute ushaka kumekenyera umwana ariko nagusabye imbabazi nakubwiye ngo ntabwo turi mu kwezi ko gutanga imbabazi nose uraguma hano ngo bikumarire iki aba bantu uko nzi ko ari abagome nawe ubwawe uzi ukuntu bagiye bakujujubya uricaye waje tukajyana mu rugo nka papa w'umwana ushyize ubwenge ku gihe utekereje ko umwana wawe noneho mukwiye kubana yavuze ngo icara ngaho none ngicara no kwicara sebusi inshuro eshatu imwe icara ebyiri icara gatatu icara ndanicara nkora iki ese matibo karaga reba muzi ikintu kimwe buri ibintu nyokomeje kubwira byemeye wabyumvaga ntabyumvaga nyine sasa sinumvishe ngo azakura makiri ndamujisho erega nanjye mba buriya rero boss ngiye sima mivuga kugira ngo nyine bajyaho nyine kugira ngo mufashe nyine umujinya we nyine mu control musubize hasi niyo mvuga ubona nanjye ndi kumushyigikira nanjye nyumvishe ibyo nakuvuzeho ntabyumvaga nyine urande ugasanga ndigera no mushoraje kwiba oya buriya rero kangubize kuri nta nubwo nawe ngo tubisubiremo nyine nawe wicunge wicunge siki nyine karambese sundi we mutaniye ko bancungishije kuri ubu namwe bacyusura uranaje naje kwiba nazi ko ngiye ibintu by'umutungo ari umugore dufitanye isezerano ibyo ndabizi ariko nyine nawe mwibase mwibiki witware neza niko akubwiye ubu ugiye kujya ucunga rero aya ninjye ubikubwiye kuko ari njye bacungishije mba rero nimba bakuncungishije ni ukuncunga wese uranyumva apana kuncunga ngo niba gusa kuncunga n'umubiri wanjye wose kancunga amano kancunga amaguru kancunga ku nda hose ku buryo mererwa neza si ukuncunga se ariko nawe twabana ubishatse se nturi nyina
ibyabaye byabaye nuko ushaka kubikomeza nyine ariko twabana nta kibazo pe, ariko umwana akavuka afite ababyeyi bombi, akavuka mu buzima bwiza. Yavuka afite umwe, yavuka afite babiri, yavuka waramwihakanye, umwana wanjye azakura kandi azabaho neza. Shema, nimba wari utegereje yuko nzakwinginga nkagupfukamiriza, niba uzi ko ubuzima bwanjye burangirira kuri weho, waribeshye pe. Genda wicare wongere witekerezeho, uzasanga ibyo wakoze byose ari zero. Ariko naje neza kandi ndakubwira ati mvira mu buzima. Shema, mvira mu buzima utazatuma nkubahuka. Nge aha mbayeho neza, mfite umugabo wanjye arankunze kandi tumeranye neza. Ariko umugabo wawe ntabwo ari we waguteye inda. Ese iyo nduri kuburanira ubundi ubwirwa n'iki kari yawe? Nyamara ushatse waza ukava muri aya mashitani, ejo n'ejo wundi utazahura n'ikibazo ukatangira kumpamagara ngo sinzi ibiki n'ibiki. Shema, waje umwana akajya kwasa. Mu bintu sinteganya kuzagutakira. Kandi niba ari n'amashitani, nanjye ndi shitani ingenzi yabo, tuzahangana. Umwari ni izina ryanjye. Nibagiye kukubwira. Shema, ndakwinginze bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma ugaruka muri uru rugo. Hato na hato birasata azakubona akagira ngo ari ikintu panga nawe ugashaka kunsenyera. Niba byarakunaniye kubaka urwawe, uzaze kunsenyera. Umwari, ariko urabizi ko nanjye mfite uburenganzira kuri uyu mwana. Ariko ubwo burenganzira uza hano rero ntago wambuza. Arewe, aho igeze se uzi ndyama gute? Ese buriya mabuja avuga ngo ucunge wese nyine byose mbishyiremo. None se mwiteho nyine. Uvuze ngo ndara kujya no muri dushe hose bikurikire. None hakumva mubwire Matibo, barabizi tubajyana igihe kinini rwose. Cyane kinini mabuja nako atabuja. Sibyo? Subona akarengane horerwa hano mu Mana waragowe inki mu bihara. Barashaka nuko utabizi. Inki mu matwi. Bakujyo byinshi barana bwarakarengane. Kunigagura. Nta kintu kindagaza ko kuba nitwa ndi umuntu w'umugabo, urumva? Nkanjye ndara nipfumbaze, urumva? Burya se nabyo bikubaho. Shawabyibone. Ariko mana. Uzi ngo ubonye ukatanye igisoro hariya wambaye akajipo kawe buriya. Nuko nyine kiba gihari, naho ubundi rwose mbona umva nakubona ijambo n'umurenda n'ubundi. Iyo mbonye nambaye ijipo buri kunyitegereza. None se riga noneho reba kumbana n'umugore mu nzu, urumva? Meze nk'ipoto nta kintu, nta mubwira ngo hindukira nta mbese ibijyanye no kuba nk'umuntu. Uvuze ngo ntabwo baguhindukira amaso yese ahindukira za kwangiwe. Nawe uri mwiza yagona iki gikara cyawe ukagira ngo ntago ari cyiza. Ufite amaso meza. Mateo, reka mubwize ukuri. Umva mubwire ngo cyagiye sibyo. Igiki? Cya madamu nyine. Atu. Nyine reba ukuntu wamara nanjye. Twege kuri kanege kawo. Ariko sha bana rubanda mwaragwishije. Sibyo. Ntabwo ndi kutureba urumva. Ntabwo ndi kutureba. Gerageza turi kwitubigeza. Umva mubwire. Fata neza. Ngiye na kandi gurabona ari guramugora bashushubikanya. Ifite ubushobozi hano mu rugo rwayo. Yasoze mvuze ngo ugende ngo wahaguma. Ntabyo wavuga nabyo. Uretse se kandi uramamati ntuzana ibyo ngibyo kandi umenye ko njye nta mico njye ngira. Shaka gufata ku ngufu. Ku ngufu ziziki. Erega nawe bikene. Nanjye ntabwo naguhambishaka. Nyine manyine. Njye ntabwo byashoboka. Kubera se. Kandi mbayiseriye. Mbayiseriye. Iyo umwana atsabye ako kabuto mu nda yabuze amahoro harakugura. Nzabikora ariko nunyemerera nzabikora. Uri muri nzanzanza. Kandi nagusabye imbabazi. Igihe cyashize wakoze bingana ute? Wakoze ibi? Nose umuntu ntakosa nagusabye imbabazi. Ntago nanjye nakubwira ngo turi mu gihe cyo gutanga imbabazi. Nta mbabazi mfite wo kuzo kuguhereza. Nari kukwitaho. Waransiragije. Nari kukwitaho ntazahuri. Ko twagushakije musaza wawe yarakubuze bande bose barakubuze. Igihe naje wawe se wanyitaho bingana ute? Ngomenye dango ninjye wananiranye. Wanyitaho bingana utera? Umwari please. No, Shema ndakubahuka. Musaza wawe yarakubuze abantu bose barakubuze nari kugubufasha nakubonye he? Iso ndari ubufasha bwawe nkeneye. Shema ari ubufasha bwawe nkeneye.
wamviriye mu buzima ko navuyemo Okay, niba ntabwo ukeneye none umwana wanjye aragukeneye. Arewe umwana wawe nakubwiye ngo umwana isa umwana amenywa nande Shema amenywa na nyina nonge no kwita umwana wanjye ngo ni wowe wamubyaye wamunteye se umunera ubundi wowe iyo wireba ubona umugabo wawe ibyo wigira byose bigomba gukemuka ndikukorohereza byiza cyane ubivuze neza ngaho uzajye mu buyobozi uzajye mu nzana bujyamo bubereye wikise nzabujyamo nakarabye do naraye nkarabye ndanambaye rwose jyamo abantu meho mitenzi ese uri kunkanga oya njye ntago ngukanga rwose ntago ngukanga ubufasha nshaka kuguha ni nk'ubwo naguhaye ubufasha bwawe nkeneye pe do mfite umugabo anyitaho ndarya nkaryama ndoga nkambara ngasinzira amahoro ntago ameze nkaho icyo ugomba kumenya cyo wowe wita umugabo wawe ntago azanderera ngewe kora ngo icyo nkundira nzamagabo ntago ngewe azanderera mfite ubushobozi bwanjye ntago azakurerera ntago azanderera bagiye ngo uri umugabo ubyumve kandi ubyite uri umugabo nkikubwira ko ngo utwitire ariko byakira kandi utuvire ku rupangu na musekirite dukeneye umwari ushatse wazana uwo mwana mu rugo tukabana kandi n'amafaranga ya domina nkayarya ngiye kugufata mbikore nishaka noneho urakarima nashaka yiyabura uravugisha ukuri nise gutandusha imbaraga ariko nawe warase wowe yikoranye nemeze nk'akababa nk'agakoko wowe ntabyo akaba ugiye kwifatira ukarabaga ikibazo nakubwiye bakigeze wafasha ntabwo byashoboka rekura bose kidashoboka n'igere igishoboka sangwa ni iki wowe reka mwene reka muturemo igipantaro ntarubwo turi ko tujye kure ni no guhurutura rega amagurya uretse mwene rega amagurya ndekura akari ibintu bigwari okay sawa ngaha kera narabishakaga rigabutse ngwino urabyemeza gushana nahoraga nkureba nimba ndakwishakira byoza ngiye isida nayo wanangiye nyine iyi sida ntabwo yaba ubwo ngwino sida narabuza ku muntu twayigabana urwaye sida si ukuyitwara gusega nanayivukanye ngwino nimba ari ibya sida oyahoye amatibo ahubwo se wagezeyo amahoro muganga mwarabonanye ngo amafaranga watwaye ni make si uwo muganga ko numva ahenda cyane nta kibazo rwose igihe amafaranga ndongera nyohereze ndakohereza habura rwose ntugire ikibazo ariko mva nkubwire muga rwose umbabarire umbere ahantu ntari ndakwizera urabizi umva ikintu nshaka yewe nyine sinakubwiye ko nshaka umuti nzasiga umwari agahita ava hano mu nzu kwa Birasa akagenda atanavuze noneho agatorongera burundu ntazongere no kuboneka rega uriya mwana w'umukobwa arambangamiye pe atuma nsuzugurika kandi igihe domina sinya nsuzugurwa rwose ntugire ikibazo ndayohereza ndakwizeye rwose ntacyo sawa bayi ndaza kukubaza niba yakugezeho bite byanyu se ko ndameze nk'imikara nk'inkoko n'umukara bishondana ngafashe karimo karuba hariya mu birahuri kumviriza karimo karumviriza ndimo utambuka ibiki wowe wumvise ibyo navugaga njye ntabyo numvise ariko nabonaga karimo kumviriza wanyumvise cyangwa ntabwo numvise njyewe ntukazajya unyumviriza mbesire ko kameze ariko zibambanze nkubaze neza ubundi ninde wakuntumyeho ufite iyihe misiyo muri uru rugo ngo rero noneho reka tujye inama ariko nizere neza ko utigeze wumva ibintu navuze wanyumvise cyangwa ntabwo wanyumvise niba baranagutumye rero ndagira ngo umenyeshe ko gukorana nanjye na Latifa aribyo byakubyarira inyungu mufite umwana wonka
utekereza ko aho utaha tutahazi? Tekereza ko mu byo kurengera umwana wawe urahitamo kunguka cyangwa guhomba? Uremera gukorana natwe cyangwa twatavuga se? Dore uko areba. uyu ni umugambanyi. Matibo! Matibori! Matibo! Karamizwe inkoni. Karame. Njugunyiriye imyanda. Ubwo se reka nkubaze. Ushinze akabuno kawe mu ntebe zanjye kugira bigende gute? Aho ubundi Matibo uba muzima. Nyine maze ngiye nishimye. Se ushimaga ngo nyishimire. Surama kucyana twahaje. Amafaranga yose ndayahombye pe. Simara kuki najye ngira amahirwe n'abandi. Kuki amahirwe meza. Njye nyine amafaranga iyo bigiye kungeraho bita bijya hantu. Kuki ko nta mahirwe y'abandi ngira. Asibora nzamubwire. Nakubwiye ngo iki? Waramwe ngo sinkajye mvuga. Amahirwe nk'ay'abandi se ndako. Wabuze ibyo kurya muri iyi nzu? Wabuze ibyo kurya wowe? Abundi Matwereka nkuba. Uyu ukeka kuri imfura yanjye? Oya. Wowe uri umwana wanjye? Oya. Nose ubwo uba wigira gute? Vuga udahemetse iyo minwa. Wabaye iki? Urabona hari amafaranga narateganyirijwe. None nyine birapfuye. Wahamagaye se wayakamera akayago? Usura Diane yayama. Uko twibutse tukamusiga koko. Matibori mbabarira. Ntabwo nshaka kongera kumva Diane mu matwi yanjye. Sibyo? Ubundi wa Diane yari kuguha amafaranga wamukoreye iki? Nyine Diane yarambwiye ngo Matibori. Yarambwiye ngo nyine ngo Matibo ngo kure yambwiye ngo njye mbibira ibiryo ngo nimara kumwibira ibiryo ngo mu mafaranga kandi nanyemereye menshi mawe. Ntabwo nabikora mubona akameze. Ariko ubundi harya nkubaze. Aho gatahura hazi? Ndahazi. Afite n'umwana muto w'uruhinja. Se burya gakorana ari n'akagore? Ni umugore. Bagatumye kuzajya gucunga Domina no kumviriza ibyo avuga. Umva uri hararaye niriwe. Mama, hanze uyu nawe ntago agomba kuguma muri iyi nzu. Ubundi se ari kumara mwiki? Natahajye konsa. Imirimo yakoraga arati uzemera uyikore. Nzanagufasha. Iri shyano ry'umukobwa rigomba kuvaho. Birasa n'umwari bazasange atagarutse ahangaha. Kuntu bizagenda rero buriya, ariko ubundi wagaha amafaranga kakava hano kakagenda. Ko uyu mukobwa azadukoraho. Ko uyu mukobwa azadukiza. Nidusora ibintu bye agende. Hanyuma azajya kubibabwira se azajya waramwangaje uzi uko yaje wowe ku buryo uri bumwirukane. Tumuhe ikiguzi. Uyu mukobwa azadukoraho. Cyetse tumukanze tukamubwira ko narara hano turi burare tumwishe. Cyangwa twica. Naho amafaranga cyangwa tukajya kwica umwana we. Nicyo twakora naho amafaranga ntiyamukura hano. Reka mubwire ngo wa mukobwa we. Niba ushaka ubuzima bwawe n'ubw'umwana wawe sinzongera kubona waje gukora ahangaha. Kandi nubivuga nkabimenya umwana wawe nzamwica. Nako bimeze. Naho amafaranga yo ntabwo amafaranga amukura hano. Nakubwiye ko Domina ariko ubundi yaje ati yazanywe nani kutuneka. Ubu se ubundi wamenya umuntu wagiye kuvuga bya bindi bavuganye wamubwiye akajya kubizimura wari bamwemera amafaranga. Ariko nanjye ndavanga amafaranga ntiyayemera. Ahubwo tugomba kumukanga tukamutera ubwoba. Reka tumutera ubwoba tumubwire ko ntabwo ari kera hano. Ejo ntazagaruke ahitemo akazi cyangwa umwana. Mbega gashyano. Saje nibisha. Akubi wani twahamenye. Ushatse kuvuga iki Matibo? Ushatse kuvuga ko wibaga ibiryo ukabiha Diane? Diane akaguha amafaranga. Ahubwo ndari bifite muri gahunda yo kubyapfa. Twavuganye ngo iki? Wabwiye ngo njye mwime ibiryo. Ni ukuvuga ngo
nakubwiraga guteka inusu y'umuceri wowe ugateka ikiro kugira ngo uze kugurisha umuceri wanahiye. oya nari mbifite muri gahunda ariko ubu byapfuye. Niba matibore kubwira wowe mbona uzangwaho, nkubwira ukuntu uzangwaho, mbikubwira ukuntu uzangwaho. Rimwe nzasanga uri gukora ikintu nakubujije ngo ufate hano hehe, egera hino nkwereke ukuntu bizaba bimeze, ngo ufatemo hano, sibyo? Gutya uri kubabara oya gutya, oya yego kubabara we. ubwo nyuma yo kubabara hazakurikiraho iki? Genda kubuza kuntangira ibiryo ukabitanga, uzi amafaranga aho mba nayakuye. Ariko rero nta ariko rero ndakubajije, uzi aho amafaranga mba nayakuye? Ariko ubundi reka nkubaze, wowe n'agakire mugira ubwenge? Wowe njye n'umugabo wawe sheri wawe ujya kumbwira iby'umugabo, waramukingiye? Waramukingiye? nakuye we. aho ni mati wazinze ibintu byawe ugataye iwanyu muri Gatsata. Kino gutuma ntabwo wabinkora ibyo bintu. Usundi mpavuga ko tuzabana uhora unkubita. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo wazinze ibintu byawe ukigendera. Oya njye nshaka kuguma hano na gake nako njye nawe. Shera rakonje cyane. Nyatari kwishe. Icyaka cyari kinyishe. Ese sheri mbwira byagenze bite? Sheri ibintu ni amahoro. Ibintu ni amahoro. Hari umuntu nari ngiye kureba kugira ngo angurire amabuye nari mfite, ariko ngize amahirwe amabuye yarayemeye arayafata ndetse ahita ntanyishyura. Ariko amana we nkunda kumva gusenga kwanjye. Sheri nakubwira ngo ndagusengera warangiza ukabihakana. Reka mubwire. Uzi ukuntu mba nagiye ku mavi? Ubundi umugore mwiza iyo umugabo yagiye gushaka ubuzima, umugore asigara mu rugo asenga kugira ngo icyo umugabo yagiye gushaka gicyure. Imana ndayishimye. Nizere ko rero uranarya. Ndi kumva ndushye, biransaba ko mbanza nkoga ariko hanaryamaho byibura iminota mike. Gusa nyine umwaho ndagushimira cyane. Nari narabaye nk'umusazi ariko kubw'amahirwe uraza uramfasha, urongera urampindura. Ubu mbese nibwo ndi kumva ko nanjye natangiye kuba umuntu. Yego sho. Utekereza ibiki? Sheri ntabwo ushaka kubyumva. Bivuze ngo ibintu byose nari ndi kuvuga ntacyo na kimwe wari uri kumva. Mba nibaza nyine ibintu twirirwa ducamo igihe bizarangirira. Erega buri mwana ibintu ntukajya ukomeza kubitekerezaho cyane. Sheri kuki umbuza kubitekerezaho? Arega ntabwo tworohewe. Ariko imbere y'Imana nta kintu gikomera kibaho mwana. Ikibazo cyawe rero uri imahoro neza iteka ryose. Ariko ntacyo, Imana irahari kandi iradukunda. Aho ngaho niho uvuze ikintu kizima. Byibura igihe cyose yabaga twumvaga ko Imana ikora byose. Ubwo noneho byose mbyica mbizi. Umwana ari mushuka. Shatse kumwe ko n'agakire mu pande. Ego toka mu izina rya Yesu ndavuze ati Ngewe ntoke. Ndavuze n'ukuri ko Imana ngiye nama Yesu we barangije. Ngewe ntoke. Garuka hano Matibo, garuka hano. Uravuze ngo ngewe ngire. Ngiye ndavuze ngo toka shitani mu izina rya Yesu. Nyine ngewe shitani. Oya shitani wari ahirye.
imigambi ufitanye n'uwo mushiki wa Gakire sibyo uyifate gomu uyihanagure mu bwonko bwawe uri kumva wicagagura iyo myanda aho ngaho uri kumva kandi ikindi nzongera kukubwira ikintu ukakirengaho ngo bakwemereye ubusa bw'amafaranga nzakwica upfa utayariye pfa imbere wagacucu ukagora ikiguzi garuka hano nakubwiye ngo ntukagende witotomba wowe uragenda unyitotomba wo mu nzu yanjye wowe urantunze oya ndi kuvuga impamvu navutse we impamvu wavutse uzayibaze nyoko njye ndi nyoko ugomba kwera imbuto nziza kandi ndabizi neza ko ibyo bintu bishoboye urabishoboye rwose umwana nta mutima mubi ugira nta mutima mubi w'ubugomo ugira ahubwo ushobora uzi ko umuntu ahinduka umugome afite icyabimuteye wamba ari ibyo bintu sinzabyumve n'umunsi n'umwe wongeye kubivuga kuko byantungura numvisha umwari yabaye umugome bivuze ngo rero uhora wizeye ko hari igihe cyazagera ugahemuka oya rwose ibyo bintu ntuzigere ubikora kuko buriya umwari ndabyibuka rimwe nari ndyamye mbona umumama araje ansanga ahantu nari nicaye ubwo ni inzozi narose mu magambo yose yambwiraga harimo kwicisha bugufi harimo kubaha ikiremwamuntu mbese yanyerekaga ko iyi si uko twayijeho niko tuzanayisiga tukagenda kandi abenshi nta kindi bapfa ibyaha ku isi seshere wizera ibintu by'inzozi impamvu mbyizera ntekereza ko buriya ari mama wari wansuye kuko mama wanjye yaransuraga kenshi pe ku buryo mama wawe yakwifuza yuko abantu bagusuzugura ugakomeza ukabareba gutya gutya erega buri ubifata naho badusuzugura ariko buriya ntabwo baba bari kudusuzugura ahubwo bo ubwabo baba bari kwisuzugura shereka mubwiza ukuri ni uko mwubaha ariko mbaye ntakubaha aceceke umwana urabizi neza ko mukunda sibyo ako nanjye urabizi ko mukunda reka twibere muri ubwo buzima ahubwo kubera ko uru rugo rubamo ibibazo byinshi birasaba ko igihe cyose tuzajya dushyira Imana imbere maze ubundi tureke Imana iturwanirire shereka kwirirwa wivuna abizi neza ubuzima butarimo Imana ntacyo baba bumaze kandi abizi Imana n'ibyo byose be urapfukamira twubahe Imana Imana ishobora byose ndabizi neza ko uri Imana ikomeye ndabizi neza ko ari we munyambaraga wacu Mana ndakwinginze ngo ugume muri uru rugo rwacu ukomeze utube hafi Mana ntacyo tuvuze imbere yawe turi abanyembaraga nkeya ariko kuko uri Imana ikomeye uzakomeza uturwanirire Alo. Bide shabira sa. Yes. Vuga neza sha ntabwo ndi gukumva. Ndaguhamagaye nyine. Ndashaka kubaza. Kuvura cyanshaka iki kwe? Hejuru y'amafaranga yanjye wanyibye ukandinganya amafaranga yanjye ukaba warangiza imbwa shaka. Uracyangendaho? Uratangiye rero. Ndatangiye se natangiye biki?
ariko reka nkubwire Shabira, ngomba gukora ibishoboka byose nk'umuntu w'umugabo. Ntakora ibishoboka byose ntizisubiza icyubahiro nataye mu rugo rwanjye kubera wowe. rero ubwire wa mugabo Ndakumva. rekera kuntera ubwoba kuko umugore wawe Wowe iki? no gufasha abantu. Umugore wanjye yandishije umutima kubera ko yakiriye iryo habara ryawe nako ngo ni umugore wawe. Ariko shaka Iki se? kimwe ari ikintu kimwe ugomba kumenya kandi ugishyire mu bwonko ugererekane. Ubutumwa bwongerereje bwose naramubonye rwose watumye wasaye byose yarabibwiye. Imwari agomba kubikubwira nyine ko n'ingero y'umutumye. Icyo kikubaza cyose ndakumenyesha ko ibintu byose wakoze byarabasiye yawe. Kandi reka buri umugore wawe ugomba kumenya amabi yawe yose. Uracyashaka no kungendaho? None ntabwo urashyirwa ibyo wahura cyagera ko n'ibintu byo gushaka no kunsenyera. Intambara no kuvuga ko ushaka guteza reka tuyirwanye. Okay, sawa. Ubwo nanjye urye ngesha. Nzakora ko nanjye ntarakavuga imvugo ari. Ariko rero umubwira ati Ndakumva. buriya byari inama nziza ntabwo nziza. Reka abagore rwose. Kajyanda toka. Umva nkubwire Shabira, umva. Burya si buno. Utagira ngo wenda kubyo wankoreye ukajya ngo narabyo bye. Kwanza toka pale. Hanyuma urakora cyangwa wowe. Urakora cyo uje kumva izo mbere. Hakuwa hose nukuza wisodeka. Umuntu ari kuri telefone no kuza kumwumviriza wowe. Ubwo ugira ngo ugende ubone ibyo rogo ubwiranye kurusha. Hanyuma washaka iki? nyine bose ibintu uyu mugabo yakubwiraga byari byo pe ntabwo akubeshya nyine inama kugira yari yo Nama ijyanye n'iki? nyine byo kuvuga ngo ukunda abagore ntabwo abeshya Unguki? Ongera gute? nyine ibintu ngo byo kuvuga ngo ukunda abagore akavamo byo byatumye Mbwira Mateo, umva nkubwire Mateo. Ngewe ntumbone gutyo ugira ngo nijyane mwari mwaranyifatiye tugiteye muri yanzu ya mbere. Aha ngaha naje mfite ijambo. Uri kumva? Nakukubitana nyoko yazane nkamujwibura. Nkunda abagore nje nabanye nawe uranze ku buryo uva nkunda abagore. Cyane nawe ushaka asigaye kunsukuza nyoko. oya nukuri kwimo Umva nkubwire. Uzarya umungu sibiba. Uri kumva? Usijya nawe kandi. Nanyo ko bushuriye bugize intare bugize inkoza. Araza mbwira uburyo asuzuguza birasa n'umugore mwari. Ndashaka kubera ko njye nahindutse njye nakiri gakimwe wakera. Tomka tumbera vanga ure kuza kukoneza se. Akagenda kabuntu umuntu kaza kumviriza ibintu byose. Pakuza no kuri telefone ndi kuvuga telefone kaza. Shimwe nimba ngo birasa nashaka ikiko. Kubirasa rashaka duhanga none ngashana kuza kubwira umugore wanjye ngamabe yanjye. Anteranya nambeshya. Ariko buretse tu. None reka kwere. Shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi